Ese ibintu ujya ukunda kubyibazaho? Nk'urugero umuntu runaka ukwegereye akayura, ese n'ayo masegonda make gusa ugahita utangira kwayura? Si no kuvuga gusa ngo umuntu ukwegereye, ahubwo ushobora no kureba umuntu muri video ari kwayura cyangwa se muri filime, nawe mu mwanya mutoya ese byihuse cyane ugahita wayura. None kuki ibi ngibi biba? Ese yaba ari ukubera ko unaniwe cyangwa nuko hari ikindi kintu kidasanzwe kiri kubera mu bwonko bwawe? Uyu munsi nibyo tugiye kuba twamenya kuki abantu biganana iyo bageze mu kintu cyo kwayura. Abahanga babwizeho imyaka myinshi cyane, ese kandi bamwe baratekerezaga yuko umuntu yayura kuko yaba yakiriye oxygene nyinshi arimo arahumeka. Si ibyo ngibyo byaje gusanga atari ukuri, ahubwo basanga ibanga rya nyaryo ryo kuba umuntu yayura riri mu bwonko. Ubundi iyo urebye undi muntu ari kwayura, itsinda ry'uturemangingo tw'ubwonko twitwa mirror neurons turakanguka. Izi neurons cyangwa se tuno turemangingo tw'ubwonko dufasha ubwonko bwawe kuba wakopera cyangwa se ukigana ndetse ukanasobanukirwa ibyo abandi bantu barimo barakora. Utu turemangingo natwo dufasha ubwonko bwawe kuba wakigana undi muntu cyangwa se ukigana ibyo ari gukora urebeye ibyo arimo arakora imbere yawe. Ese ngibi bigufasha no kuba wamenya amarangamutima y'umuntu no wakumva ufitiye impuhwe ikintu runaka. Tekereza mirror neurons nka sisitemu y'ubwonko igufasha kuba wagenda ukopera ibintu abantu bari gukora cyangwa se ukabyigana, cyangwa se kimwe ukaba wanabisobanukirwa gusa. Rero iyo ubwonko bwawe butangiye kubona hari undi muntu uri kwayura cyangwa se wowe ubwawe umubonye uwo muntu ari kwayura, ubwonko bwawe butangiye gukora ku buryo nawe wisanga umeze nk'aho uri muri icyo gikorwa. Aha ngaha rero nubigera ku kindi kigero nawe bikarangira wayuye. Gusa hano hari ikindi kintu kinatangaje. Ubundi iyo hari nk'undi muntu musanzwe muziranye cyane cyangwa se mujyana amarangamutima cyane, wenda nk'umuntu wo mu muryango wawe, inshuti yawe cyangwa se umuntu mukundana, iki gihe birangira wumwiganye cyane ugereranyije no kwakigana abandi. Mbese iyo yayuye noneho wowe wayura cyane ugereranyije no kuba wari kwayura yaba wari ubonye undi muntu udasanzwe uzi. Ibi ngibi bisobanura yuko kwayura biba bifitanye isano no kuba umuntu umufitiye impuhwe cyangwa se usanzwe umuzi cyangwa se umugira amarangamutima runaka. Si n'abantu gusa kuko n'inyamaswa zimwe na zimwe zavumbuwe yuko zayura iyo zibonye izindi ngenzi zazo zirimo zirayura. Izi nyamaswa harimo nka shimpanzi, ibirura, imbwa ndetse n'izindi nyamaswa zindi zisanzwe zibana cyane. Ni nayo mpamvu abashakashatsi bizera ko kwayura bishobora kuba bifitanye isano no kuba ibinyabuzima byaragiye bikura ndetse bigenda bihinduka uko imyaka ibihumbi bigiye bishize yagiye ibaho. Iyi mpamvu ifasha umubano w'abantu, tekereza nk'abantu runaka baramutse baryamiye ahantu hamwe bapanze ko barasinzira igihe kimwe cyangwa se baricura igihe kimwe, hanyuma umwe yakwayura n'abandi bose bakamukurikira. Ibi ngibi byafasha kwihuza nk'aho bafite imico imwe, bityo bigatuma bumva ko bari mu itsinda rimwe. Gusa nubwo twabivuze gutyo, si umuntu wese uba wakwigana uramutse uri kwayura. Ntabwo abantu bose bameze kimwe. Cyane cyane nk'abana bari munsi y'imyaka 4 ntabwo bakunda kwigana cyane abantu iyo barimo barayura, cyangwa se kimwe n'abantu bafite ikibazo mu turemangingo tw'ubwonko nabo bashobora kuba batagira aya marangamutima cyane yo kuba bakwayura, kuko cyane cyane ntabwo bakunda kugira ibintu by'amarangamutima cyangwa se ngo batangire kumva imikorere y'abantu mu buzima busanzwe. Gusa hano hari n'ikindi kintu gitangaje kandi gisekeje. No kumva ijambo gusa kwayura bishobora kuba byatuma utangira kwayura. Nimba urareba iyi video ukayura ntiwumve kuri wenyine, kuko iyo umuntu yumvise ijambo kwayura cyangwa se akabona undi muntu yayuye bishobora kuba byatuma nawe yayura. Rero uraba ubonye undi muntu arimo arayura nawe ukayura, nturenganye ubwonko bwawe ngo nuko nyine ngo wanze gusinzira cyangwa se wabuze ibitotsi, ahubwo ni ukubera yuko ubwonko bwawe burimo burakora akazi bwagenewe gukora, kuba bwahuza abantu binyuze mu marangamutima yabo. Nari Fabric wakoze kureba iyi video. Nimushaka indi video tugukorera, nagira ngo tubwire muri comment. Akoze.